Ese wigeze wibaza niba ibyo ubona ku isi ariko biri koko? Ese waba uzi ko amabara ubona, amajwi wumva, n'isi wibwira ko uzi neza bishobora kuba ari uko ubwonko bwawe bubisobanura, atari ko biri mu by'ukuri? Tekereza gato. Igikombe abantu babona gisa umutuku, imbwa ziba zibona gifite ibara ry'igitaka. Imbwa ibona isi itandukanye n'iyo ubona wowe nk'umuntu. Utunyamaswa dutandukanye, urugero nk'uducurama, tubona isi itandukanye n'uko imbwa, abantu cyangwa se ibindi binyabuzima biyibona. Ese niba ari uko bimeze, utekereza ko ibyo wowe ubona ari ukuri nyako, cyangwa ubwonko bwawe buragushuka? Nitumara kumenya byinshi kuri iki gitekerezo, tukamenya ibyo twahishwe, biratuma dushobora kwemera noneho ko umuntu atari we kiremwa kirusha ubushobozi ibindi ku isi, nk'uko benshi bagiye babitubwira. Uyu munsi tugiye kwinjira mu gitekerezo gikomeye cyane muri filozofi, kikaba ari itandukaniro riri hagati ya nomena na fenomena. Ni igitekerezo kiri buze guhindura burundu uko ubona isi, kigatuma utangira kwibaza ibibazo bikomeye kurusha ibyo wigeze kwibaza mbere. Niba ushaka kumenya aho ubumenyi bw'umuntu bugarukira n'ibyo tutabasha kubona n'amaso yacu, komeza urebe iyi video kugeza irangiye. Iyi ni JTM Fonge, ndi Jean de Dieu Tumukunde, nguhaye ikaze. Reka duhere ku gusobanukirwa nomena na fenomena. Itandukaniro riri hagati ya nomena na fenomena ni kimwe mu bitekerezo bigiye kure cyane muri filozofi, cyavumbuwe kandi gisobanurwa na Emmanuel Kant. Mu nkingi yacyo, iki gitekerezo gituma dusobanukirwa ukuri nyako kw'ibyo tubona n'ibyo tutabasha kubona, cyangwa se reality, ukuri nyako kudahinduye. Bituma twibaza ikibazo cyoroshye ariko gikomeye, ikibazo kigira kiti: ese uko isi tuyibona niko iri koko? Igisubizo cyihuse ni oya. Kubera ko tugiye gusesengura iki gitekerezo neza, reka dutangire dusobanukirwa amagambo abiri, nomena na fenomena. Reka duhere kuri fenomena. Fenomena ni ibyo tubona dukoresheje ibyumviro byacu, amatwi, amaso, ururimi, uruhu n'amazuru, tukabisobanukirwa dukoresheje ubwenge bwacu. Ibyo ubona, ibyo wumva, ibyo ukoraho, ibyo uhumurirwa, ntabwo bivuze yuko ariko kuri guhari. Urugero, iyo urebye pome ubona itukura, kandi mu by'ukuri muri iyi si nta bara ry'umutuku ribaho. Aya mabara atandukanye tubona ntabwo abaho. Ahubwo kuba tubona amabara atandukanye bituruka ku maso yacu n'ubwonko bwacu. Gusa ntibiba ari ukuri. Nk'uko Emmanuel Kant yabigaragaje, ubwenge bw'umuntu iyo bwumvisha ibintu bubitondeka ku murongo bukurikije ahantu, cyangwa se space, igihe, time, n'impamvu n'ingaruka zabyo, cyangwa se causality. Uko niko ubwonko bwacu buhita bwakira ibintu byose bubonye cyangwa se bwumvishe. Urugero, niba hari umuntu ukubwiye ati umuntu runaka agiye gukora ubukwe, ubwenge bwawe buhita butangira kubitondeka cyangwa se kubitekereza mu gihe bwibaza ngo ni ryari ubukwe buzaba, buzabera he, impamvu n'ingaruka zabwo. Buzaba ku itariki 10, bubere mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri ubundi ahantu cyangwa se igihe nitwe twabishushanyije dutyo, n'ikimenyimenyi usibye ikiremwa muntu gusa nicyo kizi ko aho hantu uri ari mu Rwanda, muri Amerika, cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose urimo. Ibyo bintu inyamaswa ntabyo zizi. Ijambo rya kabiri ni nomena. Noneho nomena ho ni ukuntu ibintu biri mu mwimerere wabyo bitandukanye n'uko twebwe nk'abantu tubibona. Ibyumviro byacu n'ubwenge bwacu bikora nk'ikirahure cyangwa se lens, buri kintu cyose kigomba kunyuramo kugira ngo kitugereho. Urugero ni nk'uko uramutse wambaye amadarubindi y'umuhondo, ushobora kujya ubona ibintu byose byenda gusa umuhondo. Uramutse utayakuyemo na rimwe, wazapfa utamenye ibara nyaryo ry'ibintu uhora ubona, kubera yuko wazajya uhora ubona ibintu byose byenda gusa umuhondo. Uko nako ibyumviro byacu bimeze, amaso, amatwi n'ibindi byose byaduhisha ibintu byinshi, bitwereka ibyo byishakiye. Nubwo twakoresha ibikoresho bikomeye cyane cyangwa se tugatekereza neza cyane, abantu tuguma mu byo tubona gusa. Reka tuvuge urugero rw'amabara, tuvuge ku mutuku, usibye ko n'andi mabara yose ariko bimeze. Iyo ubonye ibara ry'umutuku, ubona ari ibara rifatika kandi ribaho koko. Ariko mu by'ukuri nta mutuku ubaho, nta mutuku uba muri icyo kintu buri kubona. Ikibaho cyonyine, cyangwa se ikibaho ni kimwe, ni urumuri rufite icyitwa wavelength runaka, rwinjira mu maso yawe n'ubwonko bwawe. Ibara ubona rikorwa n'imikoranire hagati ya wavelength, amaso yawe n'ubwonko bwawe, bikabyara ibara runaka. Bivuze ko niba uri kubona igikombe gisa umutuku, inyamaswa zitandukanye, urugero nk'imbwa, iyo ntabwo ibona ko gisa umutuku. Bitewe n'amaso yayo n'ubwonko bwayo, ishobora kubona gifite ibara ry'ivu cyangwa se grey, dark yellowish tone cyangwa se umuhondo wijimye, dull brown cyangwa se ibara ry'ikigina kijimye. Reka dusobanukirwe bino bintu neza bigendanye n'amabara n'isi ya nomena. Mu buryo bwa nomena busobanurwa na Emmanuel Kant, amabara ntabwo ari nk'uko tuyabona.
ukuri guhari kudahinduka ntabwo ari ibara ry'umutuku, ubururu cyangwa se icyatsi. Ahubwo ukuri kudahinduka kubaho ni igikorwa cya fizike, cyane cyane ibizwi nka wave cyangwa se imiraba y'urumuri ifite uburebure butandukanye cyangwa se wavelength. Turabisobanukirwa neza. Iyi ni ituma tubona ibara runaka. Urumuri urunguru tubona ruba rufite ibyitwa wave cyangwa se imiraba. Ku muntu utazi imiraba ni bya bindi bikunze kugaragara iyo unazibuye mu mazi, bikagaragara bisa nk'ibiri kugenda bizengurutse ahaguye iryo buye. N'urumuri tubona rero ruba rukoze mu miraba. Hagati y'umuraba n'undi cyangwa se wave n'indi haba harimo intera runaka ipimwa muri nanometre cyangwa se nanometa. Nanometa ni ikigero gito cyane cy'uburebure, aho nanometre imwe ingana na 1 miliyari cya metero. Ni nko gufata metero ukayigabanya mu duce miliyari, kamwe muri utwo duce kaba kangana na nanometre imwe. Ni akantu gato cyane utabonesha ijisho. Urumuri rero ruri mu byiciro bigera kuri bitatu by'ingenzi ugendeye ku ntera iri hagati y'umuraba n'undi. Icyiciro cya mbere ni long wavelength. Iyo urumuri rugiye rufite intera ndende hagati y'ama waves, intera ingana na nanometa 700 hagati ya wave n'indi, ibizwi nyine nka long wavelength, bituma amaso yacu abona ibara ry'umutuku cyangwa se red. Iyo urumuri rugiye rufite intera iringaniye hagati ya wave n'indi, harimo nanometa 570, ibizwi nka medium wavelength, bituma amaso yacu abona ibara ry'icyatsi. Iyo urumuri rugiye rufite intera ntoya hagati ya wave n'indi, harimo intera ya nanometa 450, ibizwi nka short wavelength, bituma amaso yacu abona ibara ry'ubururu. Ni ukuvuga ngo ni long wavelength, medium wavelength na short wavelength, red, green na blue, cyangwa se umutuku, icyatsi n'ubururu. Niyo mpamvu bakubwira yuko mu gihe ufite amabara atatu RGB, red, green na blue, uba ufite amabara yose, kandi uko wavelength y'urumuri igenda igabanukaho gatoya cyangwa se ikiyongeraho gatoya, niko ibara rigenda rihinduka. Niyo mpamvu hagati ya long na medium wavelength muri nanometre byibura 570 ubona umuhondo. Ushobora kwibaza uti ko urumuri rumurika ku bikoresho cyangwa se ibintu bitandukanye tubona ruba ari rumwe, kubera iki ibyo bikoresho cyangwa se ibintu bitandukanye amabara? Igisubizo ni iki. Buri gikoresho cyangwa se buri kintu cyose tubona kiba gifite ibikigize mu buryo bw'ibinyabutabire, ku buryo ibyo bikigize bituma urumuri rukimuritseho rubasha kugaruka rufite short wavelength cyangwa medium wavelength cyangwa se long wavelength. Ikintu ubwacyo kimuritsweho n'urumuri bitewe n'uko giteye n'ibinyabutabire bikigize, bituma kibasha kureflectinga cyangwa se kohereza urumuri mu maso yacu rutandukanye n'urw'ikindi. Uko niko bigenda kugira ngo amabara y'ibintu bitandukanye atandukane. Muri make ibyo tubona ku isi ni ibintu bifatika, ariko nta bara by'ubwabyo bifite. Urugero nk'igikombe cy'umutuku kuri twebwe, yaba umuntu cyangwa se inyamaswa zitandukanye, nta na kimwe kibona ibara rimeze nk'iry'ikindi. Reka turebe uko ubwonko bukora amabara. Igikorwa cyo kurema ibara gitangira iyo urumuri rucanye ku kintu rukagaruka, ibizwi nka reflection, rukinjira mu jisho ryawe. Urumuri runyura mu gice cy'ijisho cyitwa cornea no muri lens. Lens na cornea bigafasha mu kurwohereza neza ku gice cy'ijisho cyitwa retina. Muri retina haba harimo utunyangingo twihariye twitwa cones, dushobora kwakira imiraba itandukanye y'urumuri, yaba ifite intera ndende long wavelength, intera iringaniye medium wavelength, cyangwa se intera ngufi short wavelength. Ibi nibyo biganisha ku mutuku, icyatsi n'ubururu. Izo cones zindura urumuri mo ibimenyetso by'amashanyarazi. Ibyo bimenyetso bijya mu bwonko binyuze mu mutsi w'amaso optic nerve, bikagira mu gice cyitwa visual cortex. Ahangaha niho ubwonko bugereranya uko cones zitandukanye zagiye zakira rwa rumuri, bigatuma umuntu abona ibara runaka. Ibi bisobanura yuko ibara tubona atari ko riri mu by'ukuri, ahubwo n'ibara rikorwa n'imikorere y'ubwonko. Ibyo ubona si ko kuri kwibanze kumwimerere, ahubwo nuko ubwonko bwawe bubisobanura. Mu gihe abantu bagira cones zigera kuri 3 trichromatic, inyoni nyinshi zigira cones enye tetrachromatic, hakaba harimo n'inyoni zishobora kubona ibyitwa ultraviolet, urumuri rudashobora kubonwa n'amaso y'umuntu. Ibi bituma zibona amabara atagaragara ku muntu nk'ibimenyetso by'amabara. Hari n'amafi amwe n'amwe abona ultraviolet cyangwa se andi mabara menshi bitewe n'ahatuye. Hari indi nyamaswa yitwa mantis shrimp, ikaba ifite cones zigera kuri hagati ya 12 na 16. Ibyo bivuze yuko ishobora gufata urumuri rwinshi cyane kurusha abantu, harimo na ultraviolet n'andi mabara menshi atagaragara ku maso yacu. Urundi rugero rw'inyamaswa zidasanzwe n'udukoko cyangwa se udusimba nk'uducurama,
twinshi muri two twifashisha echolocation aho gukoresha amaso cyane. Echolocation agacurama gakoresha ni uburyo bwihariye bwo kumenya aho ibintu biherereye ukoresheje amajwi. Dore uko bikorwa. Inyamaswa nk'agacurama isohora amajwi menshi cyane, akenshi akaba ari ultrasound, amajwi yo hejuru cyane twebwe tutumva nk'abantu. Ayo majwi aragenda akagera ku kintu nko ku rukuta cyangwa se igiti cyangwa se udukoko. Hanyuma akimara kutugeraho ahita asubira inyuma, ibizwi nka echo cyangwa se nyiramubande. Ako gacurama kayohereje yakagarukira kagahita kumva iyo nyiramubande ibayeho, kakamenya aho icyo kintu kiri, intera hagati yacyo nako, n'ingano cyangwa se imiterere y'icyo kintu. Mu buryo bworoshye echolocation ni ukubona ukoresheje amajwi aho gukoresha amaso. Ingero z'inyamaswa zikoresha echolocation ni utunyoni nk'uducurama cyangwa se inyamaswa zo mu mazi nk'amafi ya dolphin. Dukora neza nka radari. Ibi bituma isi y'izi nyamaswa yubakwa n'amajwi aho kubakwa n'amabara. Ibi byose byerekana yuko ibara atari ikintu gihoraho mu isi, ahubwo giterwa n'imiterere y'umubiri w'ukibona. Urundi rugero ni amajwi. Iyo uri kumva umuziki wumva injyana n'amarangamutima, ariko mu by'ukuri amajwi ni imiraba cyangwa se imitingito, vibrations inyura mu kirere. Ikintu cyitwa umuziki kibaho gusa iyo ubwonko bwawe bw'umuntu bisobanuye. Iyo wowe nk'umuntu uri gucuranga, bitewe n'uko imbwa ziturusha kumva, aho kumva urujyano rw'umuziki, yumva uruvange rw'amajwi uhereye ku tujwi duto cyane twebwe tutabasha kumva. Imbwa iyo yumvishe ibyo abantu bita umuziki, ntiyabifata nk'umuziki ufite injyana n'amarangamutima nk'umuntu. Yiyumva amajwi n'ukuntu ateye, harimo nayo twebwe tutabasha kumva, ariko ntabwo byumva nk'indirimbo. Imbwa zishobora kumva injyana cyangwa se rhythm, gutandukanya amajwi no kugira reaction itandukanye ku muziki woroshye cyangwa se uremereye. Urugero y'umuziki woroshye, imbwa ishobora gutuza, yaba ari urusaku rukaze ikaba ishobora guhagarika umutima. Ibi ntibisobanuye ko imbwa ifite intege nke mu kumva, ahubwo bisobanuye ko uburyo ubwonko bwayo busobanura amajwi bitandukanye n'ubw'umuntu. Ibi hari icyo bivuze ku bumenyi bw'umuntu. Ibi bitwereka yuko ubumenyi bw'umuntu bugarukira ku byo tubona gusa cyangwa se tubamo gusa. Tugomba kumenya ko turi mu mbibi z'ibyumviro byacu. Ibi bidusaba kwicisha bugufi mu mitekerereze, bitwibutsa kuko tubona ibintu atari ko biri mu mwimerere wabyo. Ibindi binyabuzima nk'imbwa cyangwa se udukoko, uducurama n'ibindi bitandukanye, tubona isi mu buryo butandukanye nabyo. None nubwo bigoye, ni gute wabasha kubona ibintu mu mwimerere wabyo bitandukanye n'ibisobanuro abantu babihaye? Nubwo bigoye, dore uburyo wakoresha ukagerageza kuva mu mbago z'ibyumviro by'abantu ukabona umwimerere nyawo w'ibintu biri ku isi. Icyambere ugomba gukoresha ni ukwibaza no gushidikanya ku byumviro byawe. Ugomba kwibaza no gushidikanya ku maso yawe, ku matwi yawe, ku ruhu rwawe, ku rurimi rwawe no ku mazuru yawe. Uburyo bwo kugera kuri kino gitekerezo ni ukwibaza ku byo ubona. Nubona, niwumva cyangwa se nuhumirirwa n'ikintu, wibaze niba koko ari uko kiri cyangwa se ari uko kiri kugaragara kuri wowe nk'umuntu. Ibi bigufasha gutandukanya ukuri nyako n'uburyo kugaragara mu maso y'abantu. Ikindi kintu ukwiye gukora kugira ngo ubashe kwegera iyo si tutabona, tekereza uko ibindi binyabuzima bibona isi cyangwa uko undi muntu yayisobanura. Ibi bigufasha kumenya ko ibyo wita ukuri ari igitekerezo kimwe gusa mu bindi bitekerezo byinshi bishoboka. Nushaka kumenya ukuri nyako, uzakoresha siyanse. Nukoresha ibikoresho bya siyanse bipima ibintu nka wavelength cyangwa se imiraba n'imitingito y'urumuri cyangwa se amajwi, uzamenya ukuri kw'ibihari aho kwita ku mabara cyangwa amajwi gusa. Ibi bidufasha kwegera ukuri kutavangiyeho cyane ibyumviro byacu. Ikindi wakora ni ugutandukanya igitekerezo n'uko ucyumva. Witoze gutandukanya ikintu n'uko ucyumva. Urugero, itoze gutandukanya urumuri n'ibara cyangwa se imitingito n'ijwi. Ibi biza gufasha kubona ko hari itandukaniro hagati y'ukuri n'uko kugaragara. Ikindi kandi itoze kureba ibintu ariko ntuhite ubiha ibisobanuro cyangwa se akamaro bikumariye. Twebwe kenshi nk'abantu iyo urebye igikombe uhita utekereza uti iki ni igikombe bakoresha banywa amazi, ariko ugerageza ubihagarike, ahubwo utangire urebe igikombe uko giteye, ukirebe wirebera ku miterere yacyo, uko kizengurutse, uko gifukuyemo imbere, aho kubona ibara ryacyo, ahubwo urebe uko urumuri ruri kukimurikaho. Urasanga nk'igice kitari kugeraho urumuri rwinshi gitandukanyije ibara n'igice kiri kugeraho urumuri rwinshi. Bihita bigaruka hahandi havuga ko amabara aterwa n'urumuri ruba rwamuritse ku byo turi kubona.
wibona igikombe guhita utekereza ngo iki ni igikombe cyo kunyweramo, ngo uvuge uti gifite akamaro gakomeye, aho uba wamaze kubyica. Kubw'ibi ngibi reka twongere dutekereze ku buhangange bw'umuntu dukoresheje nomena na fenomena. Igitekerezo cy'uko abantu ari ibiremwa bikomeye cyangwa se birusha ibindi byose ku isi gishingiye cyane ku buryo dusobanura isi. Akenshi twerekana imijyi yacu twubatse, ikoranabuhanga na sosiyete zitangaje twaremye nk'ibimenyetso by'uko turi hejuru y'ibindi binyabuzima. Inyubako ndende cyangwa se skyscrapers, imihanda n'uburyo bw'ikoranabuhanga bigaragara nk'ibyerekana ubwenge budasanzwe n'ubushishozi bwo kugenzura ibidukikije. Ariko iyo turebye ibi ngibi dukoresheje igitekerezo cya Immanuel Kant, itandukaniro hagati ya nomena na fenomena, iki cyizere abantu bihaye cy'uko ari bo bihangange gitangira gucika intege. Ibyo twita ubushobozi cyangwa se ububasha bishobora kuba atari ukuri kuzuye, ahubwo tukaba tubisobanura duhereye ku muntu ubwe bitewe n'ibyo akeneye, ubushobozi bwe n'imyumvire ye. Reka dore ku byagezweho n'abantu nk'ibyo tubona cyangwa se fenomena. Ku muntu, inyubako n'ibikorwa remezo bigaragaza iterambere n'ubutegetsi. Inyubako ndende ishushanya ubuhanga mu bwubatsi, inzu igaragaza umutekano n'ihumure. Ariko ibi bisobanuro bibaho gusa ku muntu wenyine, ntabwo ari ukuri rusange. Iyo dusohotse muri iyi lensi cyangwa se imboni y'umuntu, ibisobanuro by'ibi bintu birahinduka. Inzu si ikintu gifite agaciro gakomeye ubwacyo, igira akamaro ku muntu kuko ihuye n'ibyo akeneye ku mubiri no mu mitekerereze. Fata urugero rw'inyamaswa. Uramutse uhaye injangwe inzu, ishobora kutayikoresha uko umuntu abitekereza, ahubwo igahitamo akantu gato gafunze cyangwa se agasanduku. Ku dusimba nk'uducurama, inyubako ndende z'imiturirwa si igikorwa gihambaye, ni ahantu harehare gusa hashobora kuba ahantu ho guhagarara nk'uko uducurama duhagarara ku biti birebire. Ibi bitwereka ikintu gikomeye. Ibyo abantu birata ko bakoze bita iterambere bishingiye ku bipimo by'abantu, si ibipimo rusange. Iri ni ikosa ry'abantu kwigira ibitangaza. Abantu bakunda gutekereza ko ubwenge bupimirwa ku ikoranabuhanga, ururimi n'ubuyobozi bwo gutekereza mu buryo bwagutse bwabo. Ariko n'igitekerezo bwacyo gituruka ku mitekerereze y'umuntu. Kigaragaza ibyo abantu bashoboye, ntabwo ari byanze bikunze bifite agaciro ku rwego rusange. Mu rwego rwa fenomena, abantu bagaragara nk'abategeka isi kubera yuko aribo bashyiraho ibipimo byo gupima ubuhanga cyangwa se ubuswa. Duha agaciro ururimi rwanditse, ibikoresho bikomeye n'inyubako nini kuko aribyo dushoboye. Ariko ibi ngibi bisa neza n'ifi ivuga yuko ari igihangange mu nyamaswa zose cyangwa se mu bizima byose kubera yuko ishobora koga neza kurusha ibindi biremwa biba ku butaka. Ifi iramutse ivuze ko ari igihangange kubera yuko ibindi binyabuzima byose bidashobora koga ngo biyirushe, ku rwego rwayo ntabwo byaba ari ikinyoma, ariko ni igitekerezo gifite aho kigarukira kandi kibogamye. Iki gitekerezo cya nomena kitwibutsa yuko kuri kurenza ibyo dutekereza. Hari uburyo bw'ubwenge ukumva cyangwa se gusobanukirwa, yemwe n'ubushobozi tudashobora gusobanukirwa neza kubera yuko bitajyanye n'uburyo abantu tubona isi. Hagati y'abantu n'ibindi biremwa hari isi zitandukanye n'imbaraga zitandukanye. Buri kiremwa kibaho mu isi yacyo, igengwa n'ibyumviro byayo n'imiterere yacyo. Icyo bita ubushobozi cyangwa ubwenge mu isi imwe gishobora kuba ntacyo kivuze mu yindi si. Urugero, utunyoni tw'uducurama dukoresha echolocation, aho twohereza amajwi maze tugategereza yuko harandi agaruka nyiramubande, ayo agarutse tukayakoresha mu kugira ishusho y'aho turi. Tukamenya ibidukikije uko bingana n'intera birimo uvuye aho turi. Ibi bituma utu ducurama tubasha kugenda neza mu mwijima, ibintu umuntu adashobora gukora. Mu isi y'uducurama, amajwi ntabwo akoreshwa mu kumva gusa, ahubwo ni n'uburyo bwo kubona. Inyubako ndende yubatswe n'umuntu imbere y'uducurama cyangwa se mu maso y'uducurama ntabwo igaragaza ubuhanga. Imbwa zo zibona isi cyane binyuze mu mpumuro. Zifite ubushobozi bwo kumva impumuro kurusha abantu cyane, zigashobora kumenya amakuru abantu batabona nk'imiterere y'amarangamutima cyangwa se indwara zimwe. Mu isi yazo, impumuro ifite agaciro gakomeye cyane kangana n'uko abantu babona amashusho. Uhereye kuri ibi ngibi, umuntu ufite ubushobozi bwibanda ku kureba gusa ashobora kugaragara nk'umunyantege nke. Injangwe nazo zifite ubwenge bwihariye, umubiri wazo waremewe kugira iringaniza cyangwa se balance, guhiga neza kandi zigahindura imyitwarire mu buryo bwihuse. Ntizubaka imijyi,
ariko zifite ubuhanga bwo kubaho mu bizikikije bigoye cyane. Reka twongere dutekereze ku iterambere. Abantu bakunda guhuza iterambere no kubaka ibintu byo hanze, ariko n'ibindi binyabuzima bitera imbere mu buryo butandukanye. Iterambere ry'abantu rikunda kugaragara mu byo bubaka hanze, mu gihe ibindi binyabuzima byo ahanini byihindura ubwabyo kugira ngo bihuze n'ibidukikije, nubwo nabyo hari ibyo byubaka ariko ku rugero ruto cyane rujyanye n'imiterere yabyo. Inyoni zifite ubushobozi bwo kuguruka urugendo rurerure, amafi akagira uburyo bwiza bwo koga. Udukoko dushobora kubaka sosiyete n'ubumwe bukomeye cyane, bigatuma tubasha kwambuka umugezi dufatanya urunana, cyangwa se tukubaka izindi nyubako zikomeye cyane ariko kuri two. Ikindi kandi bikagera ku musaruro utangaje biciye mu gukora imirimo runaka n'uburyo bw'itumanaho ryabyo. Ibi byose bigaragaza ko iterambere atari inzira imwe, ni umubano hagati y'ikiremwa n'aho kiba. Mu isi y'abantu, iterambere ni uguca mu ikoranabuhanga cyangwa se ibindi bagerageza guhindura isi, mu gihe ibindi binyabuzima byo byihindura ubwabyo kugira ngo bihuze n'uko isi imeze. Muri ubwo buryo bwombi nta buryo na bumwe buri hejuru y'ubundi, biterwa n'uko bipima. Ikintu abantu benshi batazi nuko inyamaswa zifite itumanaho rihambaye kurusha uko abantu batumanaho bakoresheje ururimi cyangwa se language. Ururimi rw'abantu akenshi ni ukuvuga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'izindi ndimi zitandukanye, rufatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubwenge bwo hejuru kuko rutuma abantu bagaragaza ibitekerezo bikomeye, amarangamutima n'ibitekerezo byimbitse. Ariko ntabwo ari aho ngaho byakabaye bigarukira. Itumanaho ribaho mu buryo bwinshi mu bwoko butandukanye bw'ibinyabuzima, kandi ntabwo rigarukira ku magambo avugwa cyangwa se yandikwa gusa. Amoko atandukanye y'inyamaswa yagiye atera imbere mu buryo bwihariye bwo gutumanaho bujyanye n'aho ziba n'ibikenerwa mu kubaho kwazo. N'ubwo ubwo buryo budasa n'ururimi rw'abantu, burakora neza cyane kandi bufite igisobanuro gikomeye mu mibereho yabyo. Reka duhere ku mafi manini yo mu nyanja cyangwa se whales. Aya mafi manini yo mu nyanja whales atuma nakoresha amajwi akomeye ashobora kugera kure cyane mu mazi. Ni amajwi afite fréquence nke cyane ku buryo amatwi y'umuntu atabasha kuyumva. Ni amajwi bitewe n'uburyo ateye atajya ahura n'inzitizi nyinshi mu gihe ari kugenda. Amajwi agenda ibirometero byinshi cyane bigera ku 1000 ku buryo ifi ya whales ibasha kohereza ubutumwa muri ibyo birometero. Mu mazi ifi ya whales iri Kigali ishobora kohereza amajwi yagera i Dodoma muri Tanzania cyangwa se Dar es Salaam mu birometero bigera ku 1000. Bivuze yuko whales iri Kigali yaganira n'indi fi ingenzi yayo iri muri Tanzania i Dar es Salaam. Ayo majwi kunze kwitwa indirimbo, akaba akunze gukoreshwa mu guhanahana amakuru, kumenya aho ingenzi zazo ziri no gufatanya mu bikorwa byo mu matsinda. Kubera yuko urumuri rutabasha kugenda neza mu mazi ngo zibashe gukoresha amaso zireba neza, amajwi bari bwo buryo bwiza bwo gutumanaho mu mazi. Itumanaho ry'aya mafi rifite imiterere y'urusobe kandi yubatse neza, nubwo abantu batabasha kurisobanukirwa neza. Urundi rugero ni inzuki. Inzuki zikoresha umubiri aho gukoresha amajwi mu gutumanaho. Binyuze mu myitwarire izwi nka wago dance cyangwa se imbyino za wago, uruyuki rumwe rushobora kubwira izindi aho ibiryo biri n'intera biriho. Uko imbyino ikorwa n'igihe imara bitanga amakuru arambuye ku cyerekezo n'aho ibyo biryo biboneka. Uburyo bwo gutumanaho burasobanutse cyane kandi bifasha umuryango w'inzuki gukorera hamwe neza, bigatuma zibaho neza kandi zigakora neza. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying at 60 degrees to the right of the sun. Inyoni zishingira cyane ku majwi mu gutumanaho. Indirimbo n'amajwi zitanga bishobora kwerekana aho ziganje, gukura aho zishaka kuba ziri kumwe nazo, cyangwa kuburira izindi ko hari akaga kazitegereje. Imiterere y'amajwi n'injyana bitandukanye biba bifite ibisobanuro byihariye, kandi zimwe mu nyoni zishobora no kwigana amajwi mu bidukikije. Indirimbo z'inyoni ntizibaho mu kajagari, n'uburyo bufite gahunda n'intego bufite uruhare rukomeye cyane mu buzima bwazo bwa buri munsi. Ibi bivuze ko nubwo ururimi rw'abantu rufite umwihariko warwo, sibwo rukora neza rwonyine mu itumanaho. Buri bwoko bw'ibinyabuzima bukoresha uburyo bubereye ubuzima bwabwo. Bigaragaza ko ubwenge n'itumanaho bifite uburyo bwinshi butandukanye, bitagarukira ku bantu gusa. Hari abavuga yuko kubaho igihe kirekire byaba ari igisobanuro cy'uko umuntu ari igihangange. Ese kuko nibyo kuba umuntu abaho igihe kinini byaba ari igisobanuro cy'uko umuntu ari igihangange? Turamutse dushatse kuvuga yuko kubaho igihe kirekire no kwihanganira ibihe bigoye ari byo byatuma tuvuga yuko ikiremwa muntu gihambaye kurusha ibindi, wasanga atari ukuri. Ibinyabuzima byinshi bimaze igihe kinini cyane ku isi kurusha abantu, kandi byihanganira ibihe bigoye.
Hari ibiremwa bishobora kubaho mu bushyuhe bukabije cyangwa ahantu hatari umwuka uhagije, aho abantu batabasha kuba. Hari ibyitwa tardigrades. Tardigrades ni utunyabuzima duto cyane ariko dufite ubushobozi buhambaye budasanzwe bwo kwihanganira ibihe bikakaye. Dushobora kubaho mu bushyuhe buri hejuru cyane ndetse no mu bukonje bukabije cyane. Urugero nuko dushobora kwihanganira ubushyuhe bugera hafi kuri degere Celsius 150 mu gihe gito, ndetse no mu bukonje bukomeye cyane bugera munsi ya degere Celsius 0.200 cyangwa se -200 Celsius degree. Utu dusimba tubasha kwihanganira ubushyuhe bwa degere Celsius 150. Wibuke yuko amazi yatabuye cyangwa se yatogose aba afite degere Celsius 100. Aya mazi ntacyo yadutwara. Utu dusimba kandi dufite ubushobozi bwo kwinjira mu buryo bwo gusinzira cyangwa se dormancy, tukamara imyaka myinshi tutaragira icyo dukora, hanyuma tukazongera kubaho igihe kirekire mu gihe habonetse ibintu by'ingenzi bishobora gutuma tubaho neza nta kibazo. Hari ibinyabuzima bibaho ahantu hatagira umwuka uhagije. Ibyitwa anaerobic bacteria tuboneka mu byobo byimbitse mu butaka cyangwa mu nda y'ibinyabuzima. Ibi nabyo ni ubwoko bw'ubushobozi. Kwibwira ko abantu bakomeye kurusha ibindi binyabuzima ni uburyo bwo kwishyira hejuru. Bituruka kureba isi duhereye ku muntu gusa, tukirengagiza uburyo butandukanye ubuzima bushobora kugira imbaraga n'ubwenge. Itandukaniro hagati ya phenomena na nomena ritwereka imbogamizi, bikatwereka ko ibyo tubona nk'ubuhangange bishingiye ku mitekerereze yacu si ukuri ku isi yose. Reka turebe isi mu buryo bwagutse. Aho kwibaza niba abantu ari bo bakomeye, wakwibaza uti bakomeye mu buhe buryo, ninde ubipima? Iyo ibyo bibazo byibajijwe, igitekerezo cy'ubuhangange busesuye gitangira kugabanuka. Buri kiremwa gifite aho kiba, imbaraga zacyo n'uburyo kibaho. Abantu barihariye ariko n'ibindi binyabuzima birihariye. Ubwinshi bw'ubu buryo butandukanye bwerekana ko ubushobozi atari ikintu kimwe gusa gipimwa mu buryo bumwe, ahubwo ni igitekerezo kigoye cyane kandi bigaterwa n'aho kirebera. Reka dufate umuntu tumushyire mu isi itariye, ibyo dusanzwe twita ubuhangange bw'umuntu bihita biyoyoka. Tekereza umuntu ashyizwe mu itsinda ry'uducurama, tukaba udusimba dukoresha amajwi mu kureba. Bat cyangwa se uducurama dutumanaho kandi tugatembera dukoresha echolocation niyo yaba ari mu mwijima. Zisohora amajwi ari ku rwego rwo hejuru cyane, maze zigasobanukirwa neza uko ari kugenda agaruka nyuma yo gukubita ku bintu. Ibi ngibi ntabwo ari igikoresho gusa, nibwo buryo bw'ingenzi zibonamo isi, abantu, intera, ahantu ndetse n'imiterere n'ingano y'ibintu. Umuntu udafite buno bushobozi aba asa n'uwirukanwe burundu muri iyo si. Nijoro uducurama tuba turi kureba kandi turi gutumanaho mu buryo umuntu atagiraho na gato. Ku muntu iyo si iba isa n'iyijimye, itumvikana kandi idafite ibisobanuro, nubwo mu by'ukuri iba yuzuyemo amakuru atunganyijwe. Muri iyo miterere umuntu atakaza ubushobozi bw'ingenzi cyane. Icyambere itumanaho rirangirika. Ururimi rw'abantu akenshi rusanzwe rufatwa nk'urwego rwo hejuru rw'ubwenge, ntabwo ruba rugifite icyo rumaze. Umuntu ntabwo ashobora kwinjira mu buryo bw'uducurama bwo koherezanya ibimenyetso cyangwa se gusobanura ibyo zivuga. Uburyo bwo kumva isi buragabanuka mu gihe uducurama twubaka ishusho y'aho turi dukoresheje amajwi. Umuntu yishingikiriza cyane ku kureba, kandi ibyo ntibikora neza mu mwijima aho uducurama tuba turi kureba neza. Icya gatatu, ubusabane cyangwa se communication burasenyuka. Uru rugero rutwereka ikintu gikomeye. Ibyo twita ubwenge cyangwa se imbaraga bifitanye isano ikomeye cyane no guhuza n'abo turi bo. Iyo umuntu akuye muri iyo gahunda cyangwa se muri iyo systeme, byinshi mu byo yitaga imbaraga birashira. Ni nako byamera mu gihe twatekereza umuntu uri mu nyamaswa zishingira ku mpumuro nk'imbwa cyangwa se izishingira ku kunyeganyega gato nk'udukoko. Ubushobozi bw'umuntu buragabanuka atari uko ubwenge bwe bwabuze, ahubwo kubera yuko butagihuye n'imiterere y'iyo si. Ku itsinda ry'uducurama umuntu aba agaragara nk'udafite gahunda, utazi ibiri kuba, udashobora kugira icyo avuga, ndetse akaba atari no kumenya ibiri kuba. Ntabwo ashobora kumenya ibifite agaciro, ntashobora gutumanaho neza, ikindi kandi ntabwo ashobora gutanga umusanzu we mu kubaho ku itsinda ry'uducurama. Muri uwo mwanya umuntu ntabwo atakaza gusa ihumure, ahubwo atakaza n'akamaro. Iri ni ihinduka rikomeye cyane, kuva kuba uw'ikirenga ugahinduka umuntu utazi ikiri kuba. Imitekerereze ihangana n'ubwishyire hejuru bw'abantu, ikagaragaza ko ibyo twita ubuhangange atari ibintu bihoraho, ahubwo biterwa n'uburyo ubipima. Soza, itandukaniro hagati ya nomena na phenomena ridukangurira cyangwa se riduhamagarira gutekereza icyo kumenya bisobanura.
ritwereka ko ukuri kutatugeraho mu buryo busukuye kandi butavangiwemo ikindi kintu, ahubwo buri gihe kunyuzwa mu miterere y'ibyumviro n'ubwenge bw'umuntu. Wakoze cyane kurikira kino kiganiro, nari Jean de Dieu Tumukunde, ukande subscribe niba utarigeze ubikora. Iyi ni JT Info.